twagize umugisha aho twabyutse turi amahoro, turacyahumeka umwuka w'abazima no kugira neza kw'Imana. Dushimye Imana rero yaturinze, dushimye Imana yaturengeye, dushimye Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu. Rero nk'uko mubimenyereye ibyahishuwe Media TV tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'ijambo ry'Imana. Uyu munsi twagize umugisha wo kujya kureba pasiteri, reka tubahe pasiteri abasuhuze. Muraho neza nshuti bakundwa, ndabasubije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi murakoze namwe Media TV byahishuwe kudusura, ndetse umunyamakuru wacu Maurice Manibamugisha. Urakoze cyane pasiteri. Pasiteri wakomeza wibwira abadukurikiye? Nitwa Pasteur SEBINEZA Felix, nkaba ndi umushumba mu itorero Zion Temple hano i Kigali. Ndabasubije mu izina rya Yesu Kristo. Arakoze cyane pasiteri. Pasiteri, abantu bamaze iminsi bari mu ngo, ntabwo amateraniro akiba, amateraniro rusange, abantu ntibakijya ku rusengero. Mbese byifashe gute? Abakristo babayeho gute? Mufite ayahe makuru ku bakristo muri rusange pasiteri? Abakristo muri rusange navuga ko ngereranyije 70% abakristo ubutumwa bwiza bubageraho biciye mu ikoranabuhanga, haba kuri radio ndetse na televiziyo, ku mbuga nkoranyambaga zaba iza WhatsApp ndetse na Facebook live ndetse na Instagram n'izindi mbuga zitandukanye. Ndetse twagerageje no kubahuriza ahantu hamwe ku mbuga, bana kubahuriza hamwe mu buryo bwo mu mazu. Ndumva 70% abakristo bahagaze neza, ariko hari imbogamizi imwe mbona. Hari abakristo bacu wenda bari kure, bari mu biturage, iyo kenshi navuga ku rwego rwa Zion Temple. Zion Temple dufite radio na televiziyo, dufite imbuga nkoranyambaga. Hari abakristo ubona ko wenda hari aho Zion Temple Authentic Radio ndetse na Authentic TV zitagera, bishobora kuba imbogamizi abakristo bacu. Nejo ubundi ngewe nayoboye Zion Temple ya Rusizi ndetse na Nyamagabe. Ejo narimo mvugana n'umushumba umwe wa Nyamagabe, ndi kumubaza abakristo bamwe badafite ndetse n'amatelefone bashobora kuba batagerwaho, ndi kumubaza uburyo bameze. Abo ni bamwe bashobora kuba bafite izo mbogamizi, ariko icyo nababwira nuko 70% abakristo ubutumwa bwiza burabageraho, kuko hari organisation. Reka mvuge kuri Zion Temple ndetse no ku rwego rw'amaserire, hari ama group ya WhatsApp abantu babwiriza ubutumwa bwiza, ndetse no mu miryango 12 ya Zion Temple n'ubundi buryo butandukanye, atari ku rwego rwa Zion gusa. Nka radio Authentique ikuvura 70% y'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage rero barakurikirana ijambo ry'Imana, dufite amateraniro atandukanye ndetse na televiziyo ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye, ndetse nkurikiranye n'andi radio y'umuco ndetse n'andi radio ndetse na radio ya ADPR yitwa New Life cyangwa Life gutyo, nayo bacisha ijambo ry'Imana. Ndavuga ko abakristo muri rusange ubutumwa bwiza bubageraho, ntabwo twavuga ko harimo ikibazo gikomeye. Urakoze cyane pasiteri. Ese nkawe pasiteri wari umenyereye ku cyumweru kujya ku rusengero ukayobora amateraniro cyangwa se kwigisha, muri iyi minsi ubyifatamo gute, ubyitwayemo gute, ubahe gute muri iyi minsi pasiteri? Muri iyi minsi ntabwo akazi kanjye kahagaze. Kujya mu rusengero byarahagaze yego, ariko ntabwo ubutumwa bwiza bwahagaze. Ubu ahubwo narushijeho kuvuga ubutumwa bwiza. Reka mvuge ku giti cyanjye mbwiriza kuri Instagram, nkabwiriza kuri Facebook ndetse nkabwiriza no kuri WhatsApp. Mfite amagroup ya WhatsApp menshi mbwiriza ubutumwa bwiza. Muri iyi minsi mbwiriza ubutumwa bwiza mu gitondo saa 12, mbwiriza ubutumwa bwiza saa 9 ndetse na nimugoroba. Buri munsi mbwiriza ubutumwa bwiza. Ikindi nshima Imana atari ku giti cyanjye ngiye nyine, ndashima Imana ku bakozi b'Imana. Ubu ngo abakozi b'Imana benshi ubutumwa bwiza barimo barabuvuga. Hari abakozi b'Imana ntarizi no kubandikira kuri WhatsApp byabagora kugira ngo bagusubize, ariko uyu munsi wano nsigaye babona kuri za WhatsApp, kuri Facebook, mbabona kuri YouTube. Ahubwo niyongereye cyane kuvuga ubutumwa bwiza cyane. Ahubwo nibaza ikibazo, ese ubwo butumwa bwiza mbwiriza abantu benshi barabukurikirana, bagira uwo mwete wo kubukurikirana. Nanjye nicyo kibazo. Ahubwo reka nanjye nkubaze nk'umukristo, niba muri iyi minsi wowe ubyifatamo gute mu kuvuga ubutumwa bwiza dutanga? Kuko mbona ubutumwa bwiza abakozi b'Imana bariyongereye cyane mu kuvuga ubutumwa bwiza ku mbuga nkoranyambaga. Ahubwo ikibazo ufite nuko abakristo bashobora kuba batabwumva neza ngo babukurikirane, kuko bari bamenyereye kujya mu nsengero bakumva ko pastor ari imbere yabo, wenda ariho babyumva neza cyangwa bakumva ariho basenga neza. Ariko jewe niyongereye cyane mu kuvuga ubutumwa bwiza. Ni byiza cyane, murakoze. Nibyo nari ndimo nibaza, ariko nanjye muri iyi minsi dukomeje gusenga Imana, dukomeje kubengerera Imana, kuko Imana no mu rugo yahadusanga, no mu rugo ibihari naho tukomeje gusenga no gukurikirana ibyo biganiro byose. Pasiteri, dukomeje tuganira, ese muri iyi minsi abaturage ubuzima babayeho, ni iyihe nama mwagira abakristo muri rusange cyangwa se abantu bose muri rusange cyangwa inshuti zanyu turi muri ibi bihe turimo bya lockdown? Ni iyihe nama, ni iyihe gitekerezo mwaduha muri rusange pasiteri?
ndabagira inama mu buryo butanu, mu magambo atanu gusa. Inama ya mbere ni ukubahiriza amabwiriza ya leta, amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuzima, minisiteri y'ubuzima n'izindi nzego zishinzwe ubuzima, nuko tugomba kuyubahiriza. Ntabwo umukristo, cyane cyane kuba kristo, ntabwo umukristo agomba kugenda atambaye agapfukamunwa asohotse mu rugo iwe, cyangwa kudakaraba. Ubundi biri tugira kugira isuku n'ibindi bitandukanye. Tugomba kwirinda kandi tukarinda n'abacu, tukarinda n'igihugu cyacu, kandi tukubahiriza amabwiriza. Icya kabiri ni ugusenga cyane. Turi mu bihe bikomeye, ijambo ry'Imana riravuga ngo maze ninteza ibyorezo, iki cyorezo Imana niyo yacyemeye, abakristo bagomba gusenga cyane cyane. Icya gatatu nuko abakristo bagomba kwitabira kumva ubutumwa bwiza. N'abashimira ibi ni kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kunsanga iwanjye, mukaza ahangaha muje kuvuga ubutumwa bwiza. Ndasaba abakristo gukangukira cyane kujya ku mbuga nkoranyambaga, kujya kuri za YouTube, kujya ku ma Facebook, kujya kuri WhatsApp, bagakurikirana ijambo ry'Imana iri live. Nubwo babona ari ibintu ngo ntibagiye mu rusengero, ibi bifite ubuzima. Ijambo ry'Imana uko ritanzwe kose rifite ubuzima. Rero bakurikirana ijambo ry'Imana. Abakristo mwese aho muri mukurikirana ijambo ry'Imana, uko abakozi b'Imana barimo baritanga ku maradiyo, uzajya umenya isaha yo gusenga, ukurikirana ijambo ry'Imana kuri YouTube. Hari abantu batakaza YouTube zabo bakurikirana ibidafite umumaro, ariko bakurikirana YouTube, bakurikirana ijambo ry'Imana. Inama ya kane nuko barushirizaho gukora mu bushobozi bafite, bagura ibitekerezo. Murabona muri iyi minsi twagize ikibazo gikomeye cyo kuba ibintu byaradutunguye tutarateguye. Tugomba kwiteganyiriza. Muri iyi minsi abantu bagomba gutegura, bagahindura ibitekerezo byabo, bakabona ko igihe kidutungura, ariko iyo kidutunguye Yesu yaravuze ngo tugire ubwenge, twigire ku kimonyo. Ibimonyo ngo bijya bitegura ibiryo byabo. Tugomba gutekereza. Inama ya gatanu ni ukwagura urukundo. Dufashanye muri iyi minsi. Hari igihe abantu bumva ko twavuye muri lockdown, ariko ntabwo twavuye muri lockdown. Hari abantu badafite imirimo, hari abantu atigeze babona imirimo, hari abantu bagabanukiwe imirimo. Dukomeze dukora ibikorwa by'urukundo, dusangire. Nuja gukora wibuke ko ari mugenzi wawe utagiye gukora. Dukomeze dufashanye, kandi ndetse dukorere igihugu, dukorere n'isi, kandi turusheho gukizwa. Inama ya nyuma ni ya gatandatu ntari nashizemo, nuko abantu bakizwa muri iyi minsi. Hari abantu bari barabanyabyaha cyane, ariko ndabona batarigeze bakanguka. Ahubwo nibatekereze gukizwa, bamenye ko ibi isi, nubwo harimo bavuga ngo kiriya cyorezo cyatewe ngo n'abakina abandi, ahubwo niba baragiteye ni he kitageze, ninde kitageze. Ahubwo bamenye ko iki cyorezo cyemewe n'Imana, ahubwo bagarukira imbaraga z'Imana, abantu bakizwe, baba bakomeye n'aboroheje. Iyo niyo nama nabagira, kandi mbifuriza gukomera no gushikama kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe, kandi ikore muri twebwe twese duce bugufi. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Pasteur ku nama nziza, ni inama z'umumaro cyane. Nanjye ubwanjye hari ibyo nkuyemo. Murakoze ku kiganiro cyiza tugiranye. Mwasoza mutubwira iki? Mwasoza mutugira yihe nama ya nyuma? Kuko turacyakomeje kuba mu rugo, abakristo turacyakomeje kuba mu rugo, abantu muri rusange baracyakomeje kuba mu rugo. Dukeneye inama yanyu twegera aho tugiye gusukira cyane Pasteur. Inama nagira yanyu, icyo nasoza mbabwira nuko nababwira ko Yesu ashobora byose. Yesu arakomeye, Yesu ni umwami. Nubwo ibintu byaba bikomeye, ariko Yesu ni umwami. Igihugu cyacu n'ubu turategereje ku itariki 19 ngo igihugu leta izagira icyo tubwira ku bijyanye na lockdown. Wenda hari ibindi bintu bazafungura, ariko hari ibindi bizakomeza gufungwa. Cyane cyane mbwira abanyamatorero, hari igihe amatorero ashobora gufungurwa kubera ko icyorezo kitari cyarangira mu gihugu. Bakomeze basenge, kandi bakomeze babe imbere y'Imana, kandi abaturage nabo bakore mu bushobozi bwabo, bizera imbaraga z'Imana. Yesu arashoboye. Uko byagenda kose, Imana iracyari Imana, iracyashoboye byose, iracyakora, kandi zitwa Imana. Ikindi nuko iki cyorezo kizarangira. Nta kiriho kitigeze kubaho. Habaye ibyorezo, biriya byorezo 10 byabaye muri Egiputa, abascientiste bavuga ko nabwo babera nk'ibi ngibi. Hari ibyorezo byabaye bikica perezida muri Amerika n'ahandi. Hari ibyorezo byagiye biba. Iki nacyo kizarangira. Ntibumve ko isi yarangiye, bumve ko isi iracyakomeza, ubuzima buracyakomeza. Hari abantu birara bakajya mu busambanyi, bakajya mu biki, bakajya no mu bindi, cyangwa bakiheba. Mwe kwiheba, ubuzima buzakomeza. Hanyuma yibi ubuzima buzakomeza. Ahubwo mugira ibyiringiro by'ejo hazaza. Abasore muracyashaka, abakobwa muracyubaka, abagabo turacyagera kure, abari bafite ibindi bitekerezo mu bikomeze. Imishinga iracyagerwaho. Ntabwo coronavirus ije guhagarika ibintu. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Urakoze cyane Pasteur. Turabashimiye mwese abari bakurikiye Byahishwe Media TV. Tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye. Icyo tubasaba no gukanda subscribe, like, share, comment, kandi turi hano ku bwanyu. Murakoze. Imana ibahe umugisha.